Ndabasuhuje. Ikaze mu kiganiro cyacu kivuga ku buzima bw'umugore utwite ndetse n'urugendo rwose rwo gutwita kuva asamye kugeza abyaye. Mu gice giheruka twasobanuye ibimenyetso bya mbere byo gutwita, tureba n'uko umugore abimenya kugira ngo abone uko yitegura ku gihe, anite ku buzima bwe bwite ndetse n'ubw'umwana atwite hakiri kare. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibyitonderwa mu byumweru bya mbere by'inda. Ibyumweru bya mbere by'inda ni ingenzi cyane kuko ari bwo ingingo z'umubiri w'umwana zitangira kuremwa nk'umutima, ubwonko ndetse n'ibihaha. Muri ibi byumweru kandi niho inda ishobora kuvamo byoroshye kurusha ahandi hose, ni nayo mpamvu ari ngombwa kwitaho byihariye. Muri iyi minsi ya mbere yo gutwita tubara mu byumweru rero, niho ubuzima bw'umwana buba butangiye kwiyubaka. Iyo tubyitondeye neza tuba twubatse ejo hazaza heza h'umwana, kuko hari impinduka nyinshi zigaragara n'izindi zitagaragara kandi zose zikwiye kwitabwaho. Gumana natwe mu kiganiro kugeza dusoje, nkwijeje ko ibikubiyemo byose uri busange ari ingirakamaro kuri wowe ndetse n'abawe. Njye tugiye kubana muri kino kiganiro nitwa Miriam. Naho mu kanya. Ese wari uzi ko ibyumweru bya mbere by'inda ari byo by'ingenzi cyane mu mikurire y'umwana? Mu byumweru bya mbere by'inda umugore atangira kugira impinduka nyinshi mu mubiri we. Hari ibintu by'ingenzi aba agomba kwitondera kugira ngo inda ikure neza kandi umwana agire ubuzima bwiza. Uyu munsi tugiye kubiganiraho byose, tukwereka ibyo ugomba kwirinda n'ibyo ugomba gukora muri kino gihe. Ese iyo bavuze ngo mu byumweru bya mbere by'inda, wumva kuva ku cyumweru cya kangahe kugeza ku cya kangahe? Nabyo turi bubivugeho mu mwanya, ariko reka tubanze turebere hamwe ibyitonderwa muri bino byumweru bya mbere by'inda. Ingingo ya mbere iravuga ku byo umubyeyi utwite agomba kwirinda. Mu byumweru bya mbere by'inda hari ibintu bikomeye umugore aba agomba kwirinda. Icya mbere ni ukunywa imiti itemewe. Mbere yo kunywa umuti uwo ari wo wose, banza ubaze umuganga niba nta ngaruka zikomeye ushobora kugira ku buzima bw'umwana utwite. Yaba umuti w'ibicurane, umugongo, umutwe ndetse n'izindi ndwara zigaragara ko zidakaze, imiti itandukanye izivura, iyo wasamye ntube ucyemerewe kuyinywa uko wiboneye. Icya kabiri ni imirimo iremereye cyane nko kwikorera, gukora siporo ikabije cyangwa kuzamura ibintu biremereye bishobora gutera siterese ku nda, urugero nko gukorera undi muntu umutwaro munini. Icya gatatu utagomba gukora ni ukwegera ahantu hari ibihumanya nk'imiti yica udukoko two mu rugo, kabone niyo yaba insegitiside yica umubu, ntube ugomba kuyihumeka. Ikindi kandi ntiwemerewe kunywa inzoga n'itabi kuko byangiza umwana uri mu nda. Ingingo ya kabiri yo kwitaho ni ibyo umugore utwite yemerewe gukora mu byumweru bya mbere. Mu byumweru bya mbere by'inda umugore aba agomba gutangira gahunda yo kwipimisha kwa muganga hakiri kare. Umumaro wabyo ni uko bifasha inda gukura neza kandi bikagabanyiriza umwana ibyago byamugeraho bakimutwite nk'ubumuga bwabo bw'uruti rw'umugongo ndetse n'ubwonko, kuko nyina aba yitaweho mu gihe cyo kwipimisha, agahabwa ibinini bimurinda ibyo bibazo. Ikindi kandi umugore arindwa indwara yo kubura amaraso agitwite, maze agahorana imbaraga iyo yipimishije hakiri kare. Ingingo ya gatatu ni impinduka mu mirire. Umugore utwite aba agomba kwita ku mirire ye, arya ibiribwa bikungahaye kuri vitamine n'imyunyungugu. Agomba kandi kwibanda kurya ibiribwa birimo poroteyine ndetse na kalisiyumu. Agomba kandi gutangira kwirinda ibiryo bifite ibinyabutabire byinshi cyangwa se ibiribwa birimo isukari nyinshi. Umugore utwite kandi aba agomba gutangira kwimenyereza kunywa amazi ahagije buri munsi muri bino byumweru bya mbere by'inda. Imirire myiza umugore yitaho agitwita itangira kugena uko umwana akura
kuva mu byumweru bya mbere by'inda bikamubera n'impamba mu yandi mezi yose. Ingingo ya 4 ni ukugira isuku ihagije mu myanya y'ibanga. Iyo umugore amaze gusama, umubiri we uhura n'impinduka nyinshi z'imisemburo, maze bigatuma ubudahangarwa bugabanuka ku buryo indwara zo mu miyoboro y'inkari nka infection urinaire n'izindi zitangira kumugeraho. Niyo mpamvu isuku yihariye yo mu myanya y'ibanga muri bino byumweru bya mbere by'inda ari ingenzi cyane. Ikindi kandi muri kino gihe ururenda rw'umugore rurahinduka kandi rukiyongera, bigatuma uburyo bwo kororoka kwa mikorobe zitera infection n'izindi ndwara zo mu myanya y'ibanga bworoha cyane. Umugore rero aba agomba gukoramo isuku buri munsi akoresheje amazi meza y'akazuyazi, akambara imyenda y'imbere ikoze mu buryo bw'ipamba cyangwa se koto. Ingingo ya 5 ni ukuryama amasaha ahagije mu byumweru bya mbere by'inda. Mu byumweru bya mbere by'inda umugore atangira kugira umunaniro mwinshi bitewe n'impinduka z'imisemburo, cyane cyane umusemburo wa progesterone. Uyu munaniro ugera ku mugore si uburwayi, ahubwo ni igice gisanzwe cy'ihinduka ry'umubiri ritangirana no kwakira umwana. Iyo umugore aruhutse bihagije muri bino byumweru bya mbere rero, bifasha umubiri we kwisubizamo imbaraga. Iki gihe umugore aba agomba kuryama kare, ariko ntahindagure amasaha yo kubyukiraho buri munsi. Kuryama amasaha ahagije mu byumweru bya mbere by'inda ni umwe mu misingi y'ubuzima bw'umubyeyi ndetse n'ubw'umwana. Ubundi rero iyo bavuze ibyumweru bya mbere by'inda, bisobanuye kuva ku cyumweru cya mbere kugeza ku cyumweru cya 12 cy'inda. Icyumweru cya mbere cy'inda gitangira kubarwa kuva ku munsi wa mbere w'imihango ya nyuma, nubwo gusama nyirizina biba nyuma yaho mu minsi mike. Naho icyumweru cya 12 kirangira amezi 3 ya mbere y'inda ari uko ashize. Ibi byumweru bya mbere by'inda rero ni ingenzi cyane ku mwana uri mu nda, kuko umutima, ubwonko n'imyanya y'imbere ikomeye aribwo biba biri gukura. Umubiri w'umugore uba ugomba gukora cyane kugira ngo umwana akure neza. Ibi ni byo byitwa periode critique, aho impinduka zose z'umubiri n'imirire bifite akamaro cyane ku buzima bw'umwana, kuko iyo bibuze aribwo umwana agwinjirira mu nda. Muri make, ibyumweru bya mbere by'inda ni ingenzi cyane kubyitaho by'umwihariko, kuko aribwo umubiri w'umubyeyi n'uw'umwana bitangira guhinduka no kwiyubaka. Ni igihe gisaba kwitonda, kwiyitaho no gufata ibyemezo bizima birinda ubuzima bw'umubyeyi n'ubw'umwana. Kwipimisha hakiri kare, kurya indyo yuzuye, kunywa imiti yagenwe na muganga nka acide folique, kwirinda imiti n'ibinyobwa byangiza, ukirinda imirimo ikomeye cyane, ni bimwe mu by'ingenzi bigomba kwitabwaho muri kino gihe umwana aba akiri kurema. Nkwifurije kugira abagukomokaho bafite imbaraga n'imbaduko mu buzima. Ndagushimiye. Mugire amahoro, naho ubutaha. Ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.